Murakoze nshuti bavandimwe bakristo abanyarwandakazi hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'ibisanzwe ndagira ngo ntangire mbashimira mvuga nti Kristo Yezu akuzwe, Yesu ashimwe. Turabashimira cyane cyane uko twitwaye muri uno mwaka, ari twebwe ari mwebwe hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nukuri umwaka twawushoje neza, turi mu mwaka mushya, ni umwaka w'ibyishimo, turacyari mu byishimo by'iminsi mikuru. Turabashimira rero kandi tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2023, muzawugiremo impagarike kimwe n'itorero ry'u Rwanda mu gihugu hose. Nk'abapasiteri rero ntabwo twifurizanya umwaka mushya gusa tudashimye Imana kugira ngo twiragize ibiri imbere, twiragize ikiganiro turimo kuri televiziyo. Reka mbanze mbibwire, ni Pasiteri Karemera James, musanzwe munkurikira cyangwa se mumenyereye mu kiganiro unguka kumenya Imana. Ariko uyu munsi ni umwaka mushya, hari ibishya, hari amavugurura mashya, hari ingamba nshya, hari ivugabutumwa rishya, hari amavuta mashya, hari imbaraga nshya. Haleluya. Ibyo rero nibyo uyu munsi tuje kubabwira, ibishya muri uno mwaka. Ese itorero ryiteguye gute uyu mwaka? Ese abashumba b'itorero biteguye gute muri uyu mwaka? Niye kuvuga itorero rero wenda ngo haze kuba mu rujijo, ndi umushumba w'itorero DNPS mu Rwanda, ni itorero mpuzamahanga rikorera no mu bindi bihugu. Reka dusenge rero, tuganire duhuje, turi mu mwuka umwe. Duciye bugufi Imana, turagushimye mu izina rya Yesu. Tugushimye ko uri Imana, uri umukozi w'umuhanga, ushobora byose. Waraturinze umwaka ushize kugeza kuri uno munsi wa none turi bazima. Twashoje umwaka Nyagasani tugushima, dutangiye umwaka tugushima. Nuko dusubiye kuri izi televiziyo, muri izi studio z'iyi televiziyo, Yongwe televiziyo. Nyagasani Mwami Imana, duhimbaza dushima ineza n'imbabazi byawe. Ikuzo n'icyubahiro bigusubizwe kuko urabikwiriye. Data, tukuragije byose, bera bawe hirya no hino, itorero ryawe mu izina rya Yesu, imbaraga y'Umwuka Wera itubeho. Kandi hano muri studio tuje kuvuga ubutumwa bwiza, tuje guhumuriza imitima ibabaye, tuje kwigisha abantu kwisobanukirwa Data umwanya barimo mu buryo bwo kwizera ubwami bwawe. Mu izina rya Yesu rero Umwuka Wera ashoboze umuntu uwo ari we wese mu gutekereza kwe, mu kwiyumvira kwe, mu izina rya Yesu Kristo, mu kwemera kwe, amushobeze kugira ngo atere intambwe ijye imbere yegera umwami wacu. Urakoze rero, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe tukweretse bose, abadukurikiye kuri iyi televiziyo, abatashoboye kutubona Mwami Imana, abazatubona ejo cyangwa bazatubona mu byiringiro byo amashusho ndetse n'andi majwi, mu izina rya Yesu Data bazambara izo mbaraga zo kumenya kwegera umwami. Urakoze, icyubahiro n'ishimwe niwe tubihaye, ni mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen. Murakoze rero, nababwiye ko ni Pasiteri Karemera James, mumenyere mu kiganiro unguka kumenya Imana, ariko nkaba ndi umushumba w'itorero ry'intumwa zizeye. Naribabwiye DNPS ni itorero mpuzamahanga, dukorera mu gihugu mu turere dutandukanye. Ubushize ubwo twari muri kiriya kiganiro unguka kumenya Imana, hari ibiganiro natangagamo, harimo nk'ikiganiro mumenyereyeho cy'umuryango n'umuco, inzira n'ukuri n'ubugingo, ndetse n'ubutatu butagatifu. Abantu benshi badajya bapfa gusobanukirwa kimwe, buri wese aba afite uko abyemera, afite uko abitekereza. Turashima Imana rero ko tugarutse mu mwaka mushya. Ni umunsi wa mbere muri uno mwaka nsubiye kuri iyi televiziyo kugira ngo ntambutse ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'ihumure, ubutumwa bufasha abantu cyane cyane, ariko tukaba dusaba umuntu kwigira imbere kurushaho kwegera umwami Yesu. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero ntabwo naje njyenyine, nk'uko itorero ntarishumbye njyenyine. Wenda mbere y'uko nakira umutumirwa turi kumwe, umushumba dufatanyije kuyobora iri torero, ndashaka kugira ngo mbanze mvuge iri torero. Yesu nashimwe cyane, kuko uyu munsi turibanda cyane ku buzima bw'itorero tuyoboye, ku ngamba dufite muri uyu mwaka, kuko ubutumwa bwiza naho buhera. Haleluya. Nuko tuyobora abantu, abo wigishije,
abo uhinduye ukanayobora n'uburyo bashobora gufashwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Turi kumwe rero na Pasiteri Nkuba Godfrey, ni umushumba w'itorero. Wenda mbere y'uko nkomeza nabanza nkamwakira agasuhuza abadukurikiye. Pasiteri muraho neza Pasiteri. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego. Ngaho ibwire abagukurikiye kuri televiziyo hirya no hino. Murakoze rwose mushumba wanjye, dufatanyije umurimo w'Imana. Namwe kandi abatwumva murakoze. Ubushize ubwo nari ndi hano, mu by'ukuri nababwiye ko mushonje muhishiwe. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Nkuba Godfrey, nkuko n'ubundi mwakomeje kubyumva. Nkaba mbifurije umwaka mushya muhire. Uyu munsi rero nongeye kugaruka hano, ndashimira Imana kuba yandinze mu rugendo. Ni urugendo rurerure kuva i Kayonza hafi ya Ndego kugera hano. Urumva ko ari urugendo rurerure cyane, ariko intego ni ukugira ngo tugezeho abanyarwanda bose ubutumwa bwiza. Ubwo rero ndo umusaza ngeze mu kigero cy'imyaka 60, ngira ngo uyu mwaka uba 60 Pasiteri. Amen. Urumva ko ndaramye. Ndaramye. Ubwo rero ariko icyo nshimira Imana nuko nubwo ndamye gutyo nabaye mu gakiza cyane. Yego. Mu gakiza rwose nakiriye agakiza mfite imyaka 16 kugeza uyu munsi rero nkorera Imana, ndi imbere y'Imana, ndabishimira Imana cyane. Amen. Ndabashimiye mwese rero, ngira ngo turakomeza tuganire, muragenda mubyumva nkuko bimeze. Mfite umugore n'abana, ngira ngo mfite abana 6, umuhungu umwe n'abakobwa 5. Urumva ko mfite n'abuzukuru, ngira ngo abuzukuru banjye bageze kuri 6. Urumva rero ko mfite umugisha. Wakoze. Nakoze rwose. Nuko ubwo rero mboneho no gusuhuza kandi itorero, abo mu rugo, itorero rya mbere burya nabo mu rugo, umuryango wanjye ndawushuhuje rero. Nanone kandi ndasuhuza itorero rya Kibimba, nanone nshumbiye, ndetse n'itorero rya Kidudu naryo nteraniramo, naryo njya nditeraniramo, niyo paruwase naho ndahasuhuje cyane. Hasuhuza rero n'umurenge wacu wa Kabare. Wa Kabare mu kagari ka Cyarubare ku mudugudu wa Kiburara. Hari abavandimwe, hari inshuti, hari abakristo, hari amatorero adukikije, abadeperi, abadivantiste, ababatista, abo bose ndabashuhuje kandi ndizera ko nabo banyumva. Bajya bambwira ko iyo naje hano bankurikirana, nejo nabwe ko nzaza hano. N'ubu barakubona. N'ubu barambona. Ndabashuhuje rwose, mbaraburiye amaboko. Imana ibahe umugisha. Imana iguhereze umugisha cyane Pasiteri. Murakoze. Imana imuhe umugisha. Afite ibyishimo byinshi cyane kuko hari agaseke duhishiye, hari agaseke yadufitiye mu myaka ye myinshi, mu burararibonye bwe. Mu by'ukuri muri iyo myaka mwumva ni imyaka arambyemo mu buzima bw'agakiza, mu kwizera Imana, mu kuvugana n'Imana mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'ivugabutumwa, haba mu buryo bwo gutangiza umurimo w'Imana, mu buryo bwo gushinga amatorero. Pasiteri, Imana iguhereze umugisha cyane. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze nawe. Hanyuma reka duhereze ikaze buri wese udukurikiye kuri televiziyo, dushimira Imana. Ikiganiro uyu munsi turashaka kwibanda ku murimo dukora. Nibyo. Kuko abantu batubonye kenshi mu kiganiro unguka kumenya Imana, tukavuga itorero dushumbye, tukavuga abo turi bo, imiryango yacu, ariko ntituvuge cyane ese ibintu tuza kuvuga hano mu itorero ryacu bimeze bite. Tufashije dute itorero? Yesu nashimwe cyane. Amen, amen. Muri make rero itorero ryacu ni itorero ryuzura umwuka wera nk'andi matorero yose. Ryatangiye mu mwaka w'2016 ritangiriwe hano mu mujyi wa Kigali. Yesu nashimwe cyane. Nkuko nababwiye ko ni itorero rikorera hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi ndimo mvuga, inshuti zacu zo muri Tanzania ziratwumva, inshuti zacu zo muri Uganda ziratwumva, hakurya hari amaturanyi Burundi baratwumva. Bose mbifurije umwaka mushya muhire. Itorero ryacu uno munsi dufite amatorero agera kuri 4 akora ariho, ariko tukagira icyicaro gikuru cy'itorero mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu, aho twahoze tuvuga mu Kidudu, niryo zina ry'umugisha ryaho Imana yaduhaye. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma tukagira aho Pasiteri Nkuba yahoze avuga hakurya hari ya Kibimba, ni mu murenge wa Kabare, ndetse na Kiburara naho ni mu murenge wa Kabare. Tukagira n'itorero mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye. Turi kumwe na Pasiteri Werarisi uhagarariye ubutumwa bwiza hariya mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi.
ndetse akawuhuza n'umurenge wa Mukura kwa Pasiteri Alex. Yesu nashimwe cyane. Amen. Tukagira ivugabutumwa mu karere ka Ngoma hariya mu murenge wa Mugesera, mushiki wacu arahatubereye Kabirori. Hanyuma tukagira n'ahantu turimo gutangira umurimo mushya hano hirya mu karere ka Nyarugenge. Yesu nashimwe cyane. Amen, amen. Hariya Mageragere. Mu izina rya Yesu rero dushima Imana ko igenda yagura uburyo bw'ivugabutumwa dufite, kuko urebye dushingiye ku ivugabutumwa nta kwita rishya, ariko mu matwi y'abatwumva risa n'aho ari rishya, guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Niyo ntego nkuru y'itorero ryacu, nuko twafasha abantu guhinduka kuba bigishwa ba Yesu, kuko twemera tudashidikanya ko igihe cyose nemera Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye mba ndi umukristo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ikiba gisigaye ni ugutera ya ntambwe yo kugira ngo mbe uwa Kristo nyine, ari wo dusobanura ko ari umwigishwa mwiza wa Yesu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hanyuma rero itorero dufite imirimo itandukanye, nk'uko nari mbabwiye ko ku cyicaro cy'itorero ari Kayonza muri uriya murenge wa Rwinkwavu tuhafite imirimo itandukanye, ariko turashima Imana cyane ko twashoje umwaka neza. Haleluya. Amen. Twishimira umwaka mushya tugiyemo, ariko tunashimira Imana kubw'imihigo myiza yadushoboje guhigura. Yesu nashimwe cyane. Amen. Uko mwumva ko ari itorero rikiri mwitangira, ariko turimo kurihutisha ubutumwa bwiza, ngira ngo murumva amatorero yamaze gutangira hirya no hino ashingiye aho ngaho. Nta kindi, ni ibikorwa byiza byaho turimo tuhakora. Yesu nashimwe. Nkuko twumva ko itorero ari irya Kristo, tukemera ko aba bantu bakiriye ubutumwa bahinduka kuba bigishwa ba Yesu. Haleluya. Amen. Nuko abigishwa ba Yesu rero baba muri Yesu. Nigeze mvuga mu kiganiro cy'ubushize ku bari bankurikiye, bivuga ngo Yesu Kristo atangiza umurimo yashyizeho ibyiciro 4 acishamo abantu kugira ngo bagere ku cyiciro cyo kuba bigishwa be nyirizina. Haleluya. Amen. Icyiciro cya mbere nabasobanuye neza ko ari icyiciro cya ngwino urebe. Haleluya. Nuko abantu baza bakareba nyine bagashungera nk'ibisanzwe, ni iki kibaye aha, ni iki kivugwa. Haleluya. Noneho inkuru nziza itambuka hari ahantu igatuma bamwe noneho batakiza kureba, ahubwo bakurikira kujya kumva neza no gusobanukirwa. Haleluya. Kikaba icyiciro cya kabiri cyankurikira. Yesu nashimwe cyane. Noneho umuntu wagukurikiye rero nuko ugera ahantu ukamwicaza hasi, ukamuhereza ihumure, ukamuhumuriza, ukamufasha ku cyari kimugoye. Yesu nashimwe cyane. Warangiza ukamusobanurira nyirizina, ese ibyo uje murabizi. Yesu nashimwe. Icyo nicyo cyiciro cya gatatu cyitwa guma nanjye, gumana nanjye. Haleluya. Noneho aho niho harobanurirwa ba bantu b'inararibonye nkatwe tuza gufasha abandi kubigisha. Yesu nashimwe cyane. Binjira mu cyiciro cya nyuma aricyo cyaguma muri njye. Yesu nashimwe cyane. Ubwo rero twagumye muri Yesu, niyo mpamvu tuzanye ubutumwa bwiza bwo kubashishikariza namwe kuba muri Yesu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. So rero dufite imirimo myiza dukora hariya, twafashije abantu mu buryo bw'iterambere nk'umuco w'itorero, nk'umuco w'abizera, ariko cyane cyane nk'intego nkuru y'igihugu cyacu. Yesu nashimwe cyane. Mu buryo bw'iterambere, kuboroza mu buryo bushoboka buciriritse, kuko hari aborojwe biturutse mu bwitange no kwiyumvamo umurimo mugari wa Kristo, kandi kugira ngo dufashanye nk'uko itorero rya Yesu n'ubundi ryabikoraga. Haleluya. Aba bantu rero ndumva harobanura abantu bagera mu 10 baborozwa. Wari umuhigo w'itorero, kubaka itorero no kurangiza imirimo y'itorero. Ntabwo irarangira neza, ariko hari aho igeze ku kigero cyiza, twashimaga Imana. Yesu nashimwe. Gufasha abantu uburyo bwo kuhugurwa. Haleluya. Guhugura abantu. Kabiri, gufasha abantu bari muri twe ndetse n'abadukikije, kuko itorero iyo rivutse ahantu aba ari imbaraga z'aho hantu, kandi mu buryo bwose, mu buryo bw'umuryango, mu buryo bw'igihugu, mu buryo bw'itorero nyirizina. Haleluya. Mu buryo bw'abahateranira. Rero dufasha abantu gutanga imiganda itandukanye, atari umunsi w'umuganda gusa, uriya ni umunsi rusange w'umuganda, ariko tukagira umuganda w'itorero, tugahitamo budufasha kubakira. Ni ibikorwa byiza twishimiye uyu munsi, dushimira Imana. Haleluya. Ndetse n'abatugana bose nta kindi biyumvamo cyane kuruta ikindi, ni urugwiro, ni urukundo, ni ukuzuzanya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni naho tuvoma imbaraga zo gukomeza ubutumwa bwiza, ndetse ari nabwo tuzana kuri televiziyo kugira ngo dusangize n'abandi. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo Pasiteri Godfrey
nk'umuntu ufite inararibonye w'umusaza turi kumwe dufatanyije uyu murimo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu kanya turamwakira adusangije ijambo rigufi yatugeneye n'umunsi wa none, umwuka w'Imana yamugezeho yamubwiye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ariko tanga nomero ku bantu badukurikiye. Hari nomero ya telefoni ushobora kuza guhamagara nawe ugatanga ibitekerezo cyangwa ugashima Imana, kuko ni ikiganiro twatangiye uno munsi wa none kitari muri unguka kumenya Imana. Ni ikiganiro cy'itorero tuvuga tuti dufasha abantu guhinduka kuba bigishwa ba Yesu. Amen. Ariko bishingiye ku muco n'umuryango. Haleluya. Amen. Kuko itorero rya Kristo ni umuryango. Haleluya. Amen. Itorero n'umuryango nk'uko Pasiteri Nkuba yabivugaga ko iyo washoboye kuyobora uyu muryango niwo umwe n'ishusho y'itorero. Yesu nashimwe cyane. Amen. Noneho rero turavuga tuti reka dutange umurongo wa telefoni, abantu batanga ibitekerezo, bumva hari icyo twabasobanurira kurushaho, dusobanure icyerekezo cy'itorero naho, aho itorero rikorera naho. Ariko mu mujyi wa Kigali tugira biro. Yesu nashimwe cyane. Aho tubarizwa, aho tuganirira abantu, aho abatugana bashobora kutubona hariya mu murenge wa Gahanga. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ni hafi y'akagari haruguru y'akagari muri Rwabutenge, muranyihanganiraho gatoya, ni hashya, ntabwo harimo Kagasa. Ku kagari ka Kagasa utambitse hepfo y'amashuri ahari ya primaire, aho niho ushobora kuduhamagara tugahura, tukagufasha, tukagusengera nk'ubuzima bwa buri munsi bw'abapasiteri tubamo, dufasha abantu, tubagira inama ndetse tunabahugura. Mu gihe gito turaza kwigira hafi, turimo turashaka ahantu hafi hashobora korohera buri muntu wese. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ariko muri make nimwumvemo uyu mwaka kurushaho kwegera Imana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Iki kiganiro rero twabateguriye kizajya gitambuka ku wa gatandatu nk'uko mubibona, saa 7 kugeza saa 8, hanyuma tukakigarura ku wa kabiri byibuze saa 11 kugeza saa 12. Nabwo tuzaba duhari dufasha abantu, nta kindi. Nimuze tubafashe, nimuze tubasengere, nimuze tubahugure, nimuze tubayobore uburyo umuntu yigiraho imbere gato kwegera Imana. Haleluya. Uyu mwaka ube mushya kuri twebwe. So rero ndagira ngo nomero ya telefoni ngira ngo muraza kuyibona, iratambuka kuri ekara ya televiziyo, ni 0788 47 83 89. Ubwo turi busabe umwanya wo guhamagara ntabwo uragera, wakwandika utanga ibitekerezo tukabisoma, tukagufasha. Ariko tukiri hano turimo tubwiriza, ntabwo tuba twemerewe kwitaba telefoni. Abahamagara mwe mwihanganye, mwandike ubutumwa tubusome. Haleluya. Hanyuma rero reka ntatwaye umwanya munini, tubanze twakire Pasiteri Nkuba. Ni umushumba nubaha kandi ubimenyereye, afite inshuti ze yazishuhuje, afite inshuti mu itorero kandi afite icyo Imana yamushyize ku mutima. Pasiteri, tukwakire uganire n'abadukurikiye, abanyarwanda nyirizina, nk'uko watangiye ubifuriza umwaka mushya. Ubwo hari n'icyo wageneye ku buryo bw'ubutumwa. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ni koko rwose nk'uko bivuze, ndanezerewe, nejejwe n'Umwami Yesu kuko yaduhaye uyu mwanya. Abo tubwira n'abanyarwanda, kandi icyo dushaka nuko abanyarwanda bamenya Imana, bakamenya nabo ubwabo uko bagomba kwiyubaha no kubaha Imana. Nk'uko babivuze, turashaka kugira ngo abantu babe muri Yesu. Mfite intego itari kure y'ibyo watangije, kandi niyo ntego yacu ni ubumwe bwo kuba mu mwuka muhuje ndetse no mu muryango muhuje. Turabisanga mu ijambo ry'Imana mbere yuko tugira icyo tubiganiraho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, igice cya 17 ku murongo wa 20 niho tugiye gutangira gusoma, kugira ngo twumve icyo Yesu yabivuzeho, kuko turi hano tugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana kandi bitegure Umwami Yesu, kuko ari hafi. Hari inshingano yadusigiye amategeko mashya tugomba kugenderaho. Ndagira ngo dusome aya magambo, igice cya 17 umurongo wa 20. Haravuga ngo
sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri jye Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Imana yashimwe cyane. Amen. Iri jambo Yesu Kristo yaribwiye abigishwa be abasabira mu gihe yiteguraga kujya mu ijuru, ariko arareba asanga isi yugarijwe na Satani. Cyari igihe kigoye, cyari igihe cy'imibabaro ye, yiteguraga imibabaro ye, yiteguraga, yarabonye ko hagomba kuboneka ibintu byinshi mu isi, yaragiye kuva mu bigishwa be, yaragiye kuva mu isi, ariko agira umwanya wo kujya gusenga. Imana ishimwe cyane. Aragenda ajya gusenga, aravuga ati Data, yavuze amasengesho menshi, ariko ageze kuri uyu murongo wa 20 aravuga ati ntabwo nsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abandi bazizezwa n'ijambo nababwiye. Imana ishimwe cyane. Iri jambo turimo tuvuga turaribwira abanyarwanda mwese mutwumva, ndetse n'abo hanze batwumva, kuko twizeye ko mutwumva kandi munatureba. Ariko icyo mbabwiye ni uko Yesu yasabiye nawe ubwawe, nawe uriho uyu munsi wa none. Imana ishimwe cyane. Yaragusengeye, aravuga ati abangaba ndashaka ko baba umwe nk'uko nawe uri muri njye, kuba muri Yesu. Aravuga ati we Data uri muri njye, nanjye ndi muri wowe. Imana ishimwe. Aravuga ati aba nabo ndashaka ko baba umwe, bagahuza. Iyo abantu ari bamwe bajya inama zikuzura. Iyo umuryango uhuje ari umwe, imirimo n'iterambere bijya imbere, bikajya imbere, n'ubukristo bukajya imbere. Iyo itorero rihuje, iyo itorero ari rimwe, umuyobozi w'itorero agahuza n'abakristo, icyo gihe itorero rigira amajyambere, rigira urwunguko, ryuzura umwuka. Imana ishimwe cyane. Amina. Icyo gihe itorero ryuzura umwuka, rigira imbaraga. Muri iki gihe turimo usanga abantu benshi badashaka guhuza. Iyo abantu badahuje ntabwo bavuga ko icyo gihe bubashye Imana. Itegeko rya Yesu nuko abantu bahuza, nuko abantu bajya inama. Yarahuje n'abigishwa be, ariko murebe ingaruka zo kudahuza. Yuda ntabwo yigeze ahuza nabo, bari bafite umutima wo guhuza, ariko Yuda we yari afite ibindi agamije. Nicyo cyatumye abavamo ajya kugambana, bizana ingaruka yo gutuma Yesu apfa. Nubwo byari mu nshingano ye, yenda Yesu yajyaga kugambanirwa n'abahandi, ariko Yuda ubwe kuko atarahuje nabo, icyo gihe byatumye abavamo ajya kugambana. N'iki gituma abantu badahuza rero? Imitekerereze izana ishyari, izana irari ryo kurarikira. Umuntu akava mu byo yari afite akagaya ibyo yari afite, bityo bikazana ingaruka mbi zo kudahuza. Urugero rufatika nawe ubwawe nk'umunyarwanda wumva, turebye amahano yabaye muri iki gihugu, burya byazanywe no kudahuza. Iyo abantu baba barahuje, abanyarwanda bagahuza, nta bwicanyi bwajyaga kuhaba. Ariko kubera kudahuza, bamwe bakagira irari iby'abandi, byazanye ingaruka mbi zo gutuma igihugu cyacu kijya mu kaga. Ariko amahirwe dufite none n'ayahe? Leta yacu ni leta y'ubumwe. Ubwo bumwe bwubatse umunyarwanda nibwo bwazanye ubwiyunge, nibwo bwatumye abantu bemera kuva ku izima. Umuntu aravuga ati nubwo nabuze abanjye nkaba ndipfubye, ariko ndashaka guhuza na mugenzi wanjye. Haleluya. Pastor, icyo kintu ni cyiza cyane. Mu gihe twiteguraga kwigisha abanyarwanda ibya gacaca, wasangaga tubahugurira kugira ngo babumwe. Je nagize uruhare runini, nzabaha ubuhamya. Nagize uruhare runini n'ubuyobozi barabibona. Nahinduye benshi, abantu bihana ibyo bakoze, abantu bagarura ibyo batwaye, abantu bemera gusaba imbabazi igihe kandi gacaca itaragera. Nabi batoje imbere, abantu barabimenya, nzabaha ubuhamya bwabyo. Ibyo byatumye igihugu cyacu, aho nari ntuye mu Bugesera, abantu baranezerewe, abantu barishima, ntabwo baruhije inkiko. Imana ishimwe cyane. Ariko twebwe Imana yaraturinze kuko twari bamwe na Kristo. Umuryango wanjye wari muri Kristo, twaduhuje na Kristo. Nta ngaruka mbi twahuye n'ibyo ngibyo, kuko nta muryango wanjye, nta muntu wafunzwe azira ibyo ngibyo, kuko twari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Yesu ati noneho niba bamwe natwe nkuko turi bamwe, icyo gihe ab'isi bazamenya yuko ari wowe wantumye Data.
Imana ishimwe cyane. Amen. Burya rero itorero ririmo intambara n'umuryano ridahuza ntabwo rituma abantu bizera ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko bumva amakimbirane Satani akaba ariyo ashyira imbere cyane, bigatuma none itorero ridindira. Ariko iyo itorero ryuzuye umwuka rigahuza na Kristo, Imana ishimwe cyane, bituma abantu banezererwa, no mu ngo zikanezererwa, abasaza n'abakecuru bagahinduka nk'abasore, ugasanga umuryango uranezerewe, abana bakaririmba. Buriya hanze mu bapagani habamo abana birirwa batukana kuri ba nyina bumva ibyo bose bavuga, ariko iyo abana bari mu itorero, Imana ishimwe, usanga bavuga iby'Imana, baririmba iby'Imana, n'agahinja ugasanga karabyina, Imana ishimwe cyane. Buriya muri Yesu habamo umunezero cyane. Nawe unyumva muvandimwe, ndagira ngo uhindukirize kwemera kuza muri Yesu, Imana ishimwe. Wabuze amahoro, nta bumwe buri iwawe, nta guhuza, ibyo mufite murabicuranwa, murabihishanya, umwe aratundira mu kabare, undi aratundira mu bapfumu, kandi mu ibanga rwihishwa. Icyo gihe nta mahoro muzagira, kabone n'ubwo babaho ubarinda, nta mahoro mwagira, kuko imitima yanyu si imwe. Imana ishimwe cyane. Tujya twumva mu bindi bihugu abantu basubiranamo bakicana, bakica abayobozi babo, kuko ndetse ugasanga umuntu arica umurinda. Kubera iki? Kuko ntabwo bahuje, ntabwo ari bamwe. Wakarinze umuntu munahuje, kuko iyo nk'ubu pasiteri wanjye turahuje, ubu icyaza kimushaka nanjye cyaba kinshaka, ntawazaga mukandagire ku gikanu ngo ndebere, ntibishoboka, ntabwo bibaho, kuko duhuje. Imana ishimwe. Ubwo bumwe nibwo Yesu ashaka. Icyo nicyo twifuriza Abanyarwanda. Njyewe nakunze Abanyarwanda cyane, kandi pasiteri njyewe nkunda umukuru w'igihugu, kuko yatuzaniye ikintu cyiza cyane, ubumwe. Ubumwe byaranejeje cyane, kuko nigeze numva mu mateka bavuga ngo perezida nk'uyu abaho mu myaka 70. N'igihe ureba nka Dawidi uko yawe mu Bisirayeli, yaje ari umutabazi, bari barashobaniwe, Sawuli yarabazengereje, ariko Dawidi aje arengera Abisirayeli. Natwe twari mu majune, ariko hari icyo Imana yambwiye rwose. Imana ishimwe ku bwa perezida wacu, yaje arengera Abanyarwanda, atuzanira ubumwe. Nawe Imana imuhe umugisha n'umuryango wose. Ni ukuri ubumwe buranezeza. Burya umuntu agomba kugira ubumwe, akagira amahoro, akagira umugisha, akagira ibyiza bikaza bikamusanga. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo turazagenda tuganira twunguka, ariko nabangarukije ahangaha ijambo ry'Imana. Ndagira ngo icyo nagukanguriraga muri iri tangira ryacu, muri uyu murimo tugiye gutangira gukora kuri iyi radio, kuri televiziyo, ni ukuvuga ngo icyo dushaka nuko Abanyarwanda mwese muba bamwe, mugahuza, mukajya inama. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwanga mwene se n'umwicanyi, kandi nta mwicanyi ugira ubugingo buhoraho. Nimuve muri icyo kintu rero cyo kudahuza, cyo kutajya inama, cyo kutaba bamwe, yaba abayoborwa, yaba abayobora, yaba abakristo, yaba abapasiteri, yaba abashehe, yaba abapadiri, yaba n'abakora muri za guverinoma. Abantu nibahuze, bajya inama. Noneho iyo bahuje barwanya n'umwanzi. Umwanzi ntabatera ngo batatane, ahubwo bifatanyiriza hamwe, bayora amabuye, bayora imihini, umwanzi agahunga. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana rero. Iri jambo ngenda riherekesha gusenga, kandi nawe nkubwira ngo rwose uyu munsi wumvaga ubuza amahoro, birashoboka ko n'ubu waba uri mu ntambara, waba uri kurwana, ibintu byazambye mu rugo, induru ziravuga, ariko garukira Imana, tugusengera Imana, nawe wumve ko uri umwana w'Imana. Amina. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, iri jambo abaryumvise turabasabiye kugira ngo bahe umugisha, bahindukire babe bamwe, bahindukire bubake imiryango yabo, bahindukire bubake igihugu cyabo, bahindukire bubake imibereho shingiro, kuko ari ku ijambo ryawe rivuga uri umwe na Data. Nawe urashaka ko tuba muri wowe, turashaka kuba muri Yesu, turashaka kugira ngo aba bantu bahindukire kuba aba Yesu, amatorero aba ya Yesu, abakozi b'Imana baba ba Yesu, aho kugira ngo bakorere indamu gusa, aho kugira ngo bakorere isi gusa, ahubwo bahindukire bakorere Imana Data wa twese. Igihugu kigukorere Data, dusengeye umuntu wese, kandi natwe tugukorere nk'uko bikwiriye, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Pasiteri urakoze, Imana guhereza umugisha. Amen. Ariko usoreje ku ijambo ryiza nakunze cyane rivuga ati ese nimucuranwa biragenda bite? Murahashirira mwese. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana guhereza umugisha mu magambo wigishije. Dusigaranye iminota mikeya, ntabwo turi bugende tuyasobanura ijambo kurindi, kuko hari abanditse ubutumwa bwabo batwifuriza ikaze muri iki kiganiro, kuko ni umunsi wa mbere dutangiye iki kiganiro cy'itorero, ikiganiro kigamije ubumwe bw'itorero, ubumwe bw'abakristo.
nibwo bumwe bw'abanyarwanda. Yesu nashimwe cyane. Amen. Uwa mbere aragira ati rwose turabakunze, nimugire vuba mufungure no mu mujyi wa Kigali. Nibyo. Urahari? Ndahari rwose. Abi Kigali nibahumure bashonje bahishiwe. Uyu aragira ati twe turi Kagugu, rwose Kagugu turabategereje, nimuze muduhereze itorero. Yesu nashimwe cyane. Abavandimwe cyo nababwira ntabwo ari kera, nababwiye ko mu mujyi wa Kigali turi muri Nyarugenge hari Mageragere, ariko umwuka w'Imana niwe uyobora ubutumwa bwawo. Hanyuma abenshi bagiye bahamagara, ariko nkuko nababwiye ko twari tukiri mu butumwa mu ijambo ry'Imana, ntago twari bwegere. Muri iyi minota mikeya rero isigaye, ndashaka kugira ngo duhuze. Ese aba bantu wavuze uti iyo hatabaho gucurana no kudahuza, ntabwo igihugu kiba cyaragwiririwe n'amahano yagwiririwe. Yego. Ese ibi wabihuza gute noneho, kuko ku itorero ho bimeze biti? Ubona ku itorero byari byiza bwo umunota umwe gusa? Oya, ntabwo na mu itorero byabaye byiza, kuko impamvu je nkuko nabibonye, wasangaga abapasiteri ari bamwe mu bahutaza intama baragiye. Niba umuntu ari pasiteri agomba gukorera Imana, akerekana umucyo wa Kristo, agahuza n'abayobora. Ariko se ukwiye guhindukira ngo ahubwo abicaye abaterera umwanzi, abaterera umubisha, abamire. Ibyo ntabwo iki kintu cyagize ingaruka ki kwitorera pasiteri? Mu buranaribonye bwawe wenda nk'amasegonda make, kuko iminota yacu twari dufite irimo irarangira. Yego. Ni ikiganiro kizagaruka buri wa gatandatu no kuwa kabiri nkuko nababwiye. Kuwa kabiri tuzaba turi hano mu saa 11 saa 12 na pasiteri Nkuba nibishoboka zaba hari. Hanyuma ubona byaragize ingaruka ki ku itorero? Ese Kibimba yawe ugambiriye iki mu isegonda rimwe cyangwa bibiri? Ni koko ingaruka zo ni nyinshi, ariko ndavuga yenda imwe igaragara cyane, habonetsemo gucagagurika kw'amatorero, agenda acikamo ibice. Haboneka kugenda abantu bajya gushinga amatorero hirya no hino bitewe no kunanezanya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Kibimba nanone ni bwa bumwe, kubera uko kutita ku ijambo ry'Imana, abantu bamwe bagiye bacika intege ntibongere kujya gusenga. Ariko ubu ngubu nahagurukijwe no kugira ngo aba bantu mbigisha ubumwe, bongere bagarukira Imana, kandi nanone bongere bagarukira igihugu, kuko bamwe bavuyemo ibisambo, barimo bariba bagenzi babo, barimo baramena amazu. Urumva ko ari ingaruka mbi zagiye zikomoka ku miyoborere mibi y'amatorero. Imana iguhereza umugisha inshuti ba Kristo mudukurikiye kuri televiziyo. Pasiteri aragira ati ndongera kubasaba kugarukira Imana. Ngira ngo nicyo natangiranye mbabwira nti turimo kwigisha abantu uburyo bwiza bwo kongera kwegera Imana. Imana iguha umugisha cyane. Turimo turagera ku musozo w'ikiganiro cyacu kigamije ubumwe bw'itorero. Ubumwe bw'itorero buvugwa turabubona mu byanditswe byera. Kristo yagize icyo abivugaho. Ngira ngo nababwiye ko turatangiye kandi turahari, kandi ni mwebwe mutumye tuza kuri iyi televiziyo kugira ngo tuganire, tubahugure, tubigisha uburyo bwo gutera intambwe, kuko icyiza gikwiriye nuko guhunga icyaha, kureka icyaha nuko ukitaza. Haleluya. Kandi ntago wakitaza utabwiye uburyo bwo kukitaza cyangwa se utabonye aho ukitariza. Yesu nashimwe cyane. Amen. Itorero rero DNPS mu Rwanda ribateguriye iki kiganiro, turabakangurira ko muze uyu mwaka turahari kugira ngo tubafashe. Twababwiye aho dukorera hirya no hino. Hanyuma mbonereho kwifuriza ineza n'umugisha abari badukurikiye kuri televiziyo Yongwe. Uyu munsi tunabararikira ko kuwa kabiri ngira ngo tuzaba turi bashya. Tuzaba turi bashya rwose. Tuzaba dufite ubutumwa bwiza bugambiriye cyane cyane gufasha abantu gusobanukirwa ukuri. Nibyo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nagiye mbabwira ko hari ukuri inzira n'ubugingo. Hanyuma tuzarushaho kubisobanura. Hanyuma nshimire buri wese wagize uruhare mu kudukurikira, mu guhamagara ndetse no mu kwandika ubutumwa, kuko hari ubutumwa tutabashije gusoma bitewe n'iminota, ariko ubutaha noneho tuzarambura, tuzatanga akanya ko gushima Imana. Tuzashyiraho uburyo bwo guhamagara tukakwakira ushima Imana, ufite icyifuzo ushyira imbere y'Imana muri uno mwaka tugufasha gusengera. Turasenga. Reba abasaza b'inararibonye, hari abamama beza bitangiye uwo murimo,
Yesu nashimwe cyane. Bakeneye akazi barahari, ngwino urababaye, ufite ingorane, ntabwo urimo gusobanukirwa aho ugana, tugane tugufashe mu izina rya Yesu. Niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kugira icyo yagufasha kandi kikarangira. Yesu nashimwe cyane. Murakoze rero, reka tubabwire tuti shalom, ubwiza bw'Imana bubane namwe. Nahagaruka ku itorero ry'intumwa zizeye mu Rwanda. Imana ibahereze umugisha cyane. Amen.